reka ngusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza cyane. Mbonereho no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Reka mbonereho no komeza kwifuriza kugira icyumweru cyiza. Nshuti mukundwa rero, nyemera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru yakomeje kugenda ishengura imitima y'abatari bake kubaje kubona ibyo uyu umuntu bagiye gushyingura bakamutwara ku igare. Rero byakomeje kugenda bibabaza abatari bake, cyane cyane abatuye muri kano karere ka Ruhango. Rero byakomeje rero kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Ni inkuru yakomeje kugenda itrendinga, ni ibintu byakomeje kugenda bivugwaho amagambo agiye atandukanye, haba abaje kuba babona uburyo uyu murambo wari utwawe ku igare. Benshi bagenda bibaza bati se byaba byagenze bite kugira ngo umuntu bajye kumushyingura bamutware ku igare, kuki batafatanije ngo be bamutwara mu buryo bwiyubashye? Ni ibintu rero byaje kuba byabera muri kano karere ka Ruhango, tukaba tugiye kuba twabigarukaho muri iyi nkuru ya none kugira ngo byose uje kuba wabasha kubisobanukirwa, dore ko ari ibintu bitari bisanzwe bimenyerewe mu muco nyarwanda. Ni nayo mpamvu benshi bakomeje kugenda babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, dore ko benshi ngo byaje no kuba byababaza, ariko nubwo byababaje ni ibintu byumvikana. Niba nta bushobozi uyu muntu yari afite, ni ibintu byagombaga kuba byabaho. Ni inkuru yakomeje kugenda itrending igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Nta kindi tugusaba, turagusaba kudutega amatwi ukaza kugera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze kubasha kubisobanukirwa byose. Mbere yuko tugaruka kuri iyi nkuru ku buryo burambuye, reka tukwisabire niba ari ubwa mbere ubanye natwe, kora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo inkuru zacu ujye uzibona uri mu ba mbere. Ni urugero cyane rero, ureba munsi video yawe urabona ahantu handitse sabone cyangwa se subscribe, ubundi hakandi ntiwigwe no gukanda ku nzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Kora share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe ko like ujye hasi no muri comment usige igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Byiza ubishimire ndetse n'ibibi nabyo ubine kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru meza, amakuru acukumburanwe ubuhanga, amakuru acukumburanwe ubushishozi ndetse amakuru yizewe cyane. Rero tukaba tujya kuba twabagezaho update z'iyi nkuru ikomeje kugenda igarukaho mu karere ka Ruhango, yakomeje kugenda ivugisha abatari bake haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Iyi nkuru ikaba yakomeje kugenda itrendinga cyane, bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho n'abatari bake ndetse bikaba byaje no kuba byababaza benshi bitewe n'uburyo uyu muntu baje kumutwara mu buryo budasobanutse. Bari bagiye kumushyingura bakamutwara ku igare. Ni rero byakomeje kugenda bigarukaho cyane. Nta kindi tugusa rero, dutega amatwi kugira ngo uze kuba wabasha kubisobanukirwa byose. Ni muri iyi nkuru, ntujye kure, komeza ubaye natwe nkuhaye ikaze. Nkuko twari tubikomojeho mu karere ka Ruhango, ni inkuru yakomeje kugenda ica ibintu, aho haje kugaragara abantu bari bagiye gushyingura batwaye umurambo ku igare, kuko namwe mukomeje kugenda mubibona kuri screen zanyu. Ndabizi muri wowe ushobora kubise wibaza ibibazo byinshi, ariko bimwe mu bibazo bibabaje ndabizi uri buze kuba wabisobanukirwa muri iyi nkuru. Ushobora kuba uhise wibaza ese uyu muntu ni iki cyaba cyatumye bamutwara ku igare aho bari bagiye kumushyingura? Ushobora kuba wibajije uti se nta bushobozi bari bafite, ndetse n'ibindi bibazo byinshi wibajije turi buze kuba twabikunyuramo, uraza kubisobanukirwa muri iyi nkuru. Ni inkuru yakomeje kugenda igarukaho ndetse inababaza abatari bake hano muri kano karere ka Ruhango. Kuri iyi nkuru rero y'uyu umuntu bari bagiye gushyingura bakamutwara ku igare, ni ibintu ngo bitari bisanzwe bimenyerewe hano mu gihugu cy'u Rwanda, ari nayo mpamvu byavugishije abatari bake cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ikaba ari inkuru ikomeje gutrendinga, ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane.
tukaba twaje kuganira na bamwe mu bagiye gushyingura uyu muntu bano bari bamutwaye ku igare, ukaba uri buze rero kuba wasobanukirwa neza icyatumye abamutwara ku igare, icyatumye isanduka yari irimo umurambo we bayitwara ku igare. Icyo tugusaba rero ni ukudutega amatwi ubundi ukaza kugeza ku musozo w'iyi nkuru, uri buze kuza gusobanukirwa byose icyateye kuba uyu muntu wari ugiye gushyingurwa yaje kuba yatwarwa ku igare. Rero ni ibintu byakomeje kugenda bigarukwaho nk'uko twaje kubitangarizwa na bamwe mu bagiye gushyingura uyu muntu, bakaba baje kudutangariza ko impamvu bamutwaye ku igare ngo ni umuntu utari ufite ubushobozi, dore ko ngo yabarizwaga hano mu karere ka Ruhango, ariko ari umuntu ngo ugenda gutyo batazi ngo avuka he, batazi ngo aturuka he. Bikaba rero byabaye ngombwa ko atwagwa ku igare aribwo bushobozi abantu babashije kubona bitewe n'uko amikoro yari makeya. Iyi rero ikaba ari inkuru yakomeje kugenda igaruka haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bikaba ari ibintu byakomeje kugenda bigarukaho cyane. Gusa ngo ikosa ryahabaye ni uko batigeze basaba ubuyobozi ubufasha kugira ngo babone uko bashyingura uyu muntu, babone taransiporo yo kuba bamutwara. Bikaba rero byakomeje kugenda rero bivugisha abantu benshi bibaza batese kuki uyu muntu yatwawe ku igare bagiye kumushyingura, byaba byagenze bite? Niyo mpamvu rero ngo yaje kuba yabitera, ntabwo bigeze basaba ubufasha ku buyobozi ngo babe babashakira taransiporo kugira ngo babone uburyo bashyingura uyu muntu. Rero bikaba byabaye ngombwa ko bafata umwanzuro wo kumutwara ku igare, cyangwa se bakaba bafashe umwanzuro wo gutwara serikeye ku igare. Gusa iyi akaba ari inkuru yari yakomeje kugenda ivugisha abatari bake, abatari bamenye imvo n'imvano yitwarwa ry'uyu muntu wari ugiye gushyingurwa kuba bamutwaye ku igare. Bikaba ariyo mpamvu rero yaje kuba yatera kumutwara ku igare. Ni ibintu rero byakomeje kugarukwaho hibazwa impamvu uyu muntu bagiye gushyingura bamutwaye ku igare. Gusa ngo yarabaga hano muri kano karere ka Ruhango ariho akorera, gusa ngo ibyo yakoraga kari akazi k'ubukarani, ngo yikoreraga imizigo y'abantu benshi bagiye batandukanye. Ngo rero yaje kuba yafatwa n'uburwayi birangira bamuteranirije. Birumvikana ko ari abakarani bagenzi be ngo bamuteranirije bamujyana kwa muganga. Wageze kwa muganga rero ibintu ntibyaba neza, ngo ntiyabasha gukira, gusa ngo yakomeje kugenda aremba, ayongera aremba, birangira rero ahasize ubuzima. Aribwo rero ubushobozi bwabaye buke, baraterateranya mu bushobozi babonye bagura iserikeye, barangije kugura serikeye. Rero icyari gisigaye cyabyariye taransiporo. Taransiporo nta kundi kuntu bari kubigenza, aribwo babashije kuba bakwigira inama yo gushaka igare, aribwo bafashe serikeye bayitwara ku igare, baragenda baramushyingura, ibintu birarangira. Niyo mpamvu iyi nkuru yakomeje kugenda igaruka bitewe n'amafoto yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba rero byakomeje kugenda bigarukaho hibazwa impamvu uyu muntu yaje gutwarwa ku igare bagiye kumushyingura. Ni ibintu rero byakomeje kugenda abigarukaho cyane hano muri kano karere ka Ruhango. Si mu karere ka Ruhango gusa, bitewe n'iyo foto yakomeje kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga. Bikaba ariyo mpamvu rero byakomeje kugenda bivugisha abatari bakeya, haba ku mbuga nkoranyambaga ndetse no muri kano karere ka Ruhango. Niba ubwa mbere rubanye natwereka twisere ukanda kuri cyangwa se subscribe kugira ngo amakuru yacu ugiye abona gatanu kuri gatanu. Ni inkuru cyane rero, reba munsi ya video yawe urabona hano cyangwa se subscribe, ubundi hakandi ntiwajye gukanda kunzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere. Kuri share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe, ikindi ntiwajye gukora like ujya hasi no muri comment usiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishime ndetse n'ibi nabyo ubinenge, kugira tubone uburyo dukosora tujye tukugezaho amakuru yizewe, amakuru acukumburanwe ubushobozi ndetse n'ubuhanga. Wakoze kubona natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.